Muraho neza bakunzi namwe inshuti za Physio Rwanda, bahaye ikaze muri video y'uyu munsi. Tugiye kuba aturebera hamwe byinshi byatangajwe na Dr. Andrew Bang. Uyu nguyu ni umuganga uvura cyane ibintu bijyanye n'ingingo. Bamwita Dr. Andrew Bang, akora ku ivuriro ryitwa Cleveland Clinic. Mu by'ukuri muri iyi video turaza gusobanukirwa byinshi bitandukanye nk'uko yabivuze. Ni nayo mpamvu tugiye kwibanda ku kibazo abantu benshi bagira ariko bakaba batazi neza icyo ari cyo. Ni ikibazo cya sciatica cyangwa se uburwayi bw'umugozi. Niba rero ujya wumva ububabare buturuka mu mugongo wo hasi bukamanuka mu kibuno, mu itako, bukagera no mu kuguru cyangwa mu kirenge, iyi video ni iyawe. Tugiye kurebera hamwe rero icyo sciatica ari cyo cyangwa se uburwayi bw'umugozi, turebera hamwe ibimenyetso byayo, ndetse turebe igihe umuntu agomba guhita ajya kwa muganga, turebe icyo wakora mu rugo kugira ngo nibura ubashe kugabanya ubwo bubabare, turebe kandi n'imyitozo 3 ikomeye cyane, byumvikana ko nyine ishobora kugira icyo itanga ariko uburyo bwo kuyikora bwo buroroshye. Iyi ni imyitozo igabanya ubu bubabare bwa sciatique cyangwa se ubu burwayi bw'umugozi. Komeza rero urebe iyi video kugera ku musozo kuko nibwo uri buze gusobanukirwa byinshi bitandukanye, kuko muri iyi video turaza kurebera hamwe gahunda muganga atanga ushobora no gukurikiza uri mu rugo iwawe. Birashoboka rero ko ari ubwa mbere dukurikiye, kanda like, ukande subscribe, ubundi ufungure n'inzogera, ubuke no gutanga igitekerezo cyawe, cyaba ikijyanye n'ibingibi turi kuvuga cyangwa se ikijyanye n'ibindi bibazo waba wibaza wifuza yuko twazagusobanurira mu yindi video yacu itaha. Reka dutangire rero turebera hamwe ubundi sciatica ni iki nk'uko dogiteri abivuga. Uyu mudogiteri nk'uko nabikubwiye bamwita Andrew Bang, akaba akorera kuri Cleveland Clinic. Adutangirana atubwira yuko ubu burwayi bwa sciatica cyangwa se ubu burwayi bw'umugozi hari by'abantu benshi babuvugaho ariko wenda ugasanga ntabwo bisobanukiwe. Niyo mpamvu agiye kubidusobanurira rero mu buryo bwa kinyamwuga, cyane ko ari n'umwe mu babyize. Atangira atubwira ati mu mubiri wacu mu mugongo wo hasi cyangwa se cyitwa lumbar spine mu rurimi rw'icyongereza, dufite imyakura 5 y'ingenzi iva mu ruti rw'umugongo. Iyo myakura rero iyo ihuriye hamwe ikora umwakura munini cyane ari wo witwa sciatic nerve cyangwa se uwo bita umugozi. Uyu ni wo rero umwakura munini cyane mu mubiri w'umuntu, uturuka mu mugongo wo hasi ugaca mu kibuno, ukamanuka inyuma y'itako, ukagera mu kuguru ndetse no mu kirenge. Avuga ko rero iyo umwe muri iyi myakura igize uyu mwakura umwe munini cyane, by'umwihariko baravuga muri iyi 5, iyo ubyimbye cyangwa se ugakandamizwa cyangwa se ukabangamirwa, umuntu atangira kugira ububabare bumanuka mu kuguru. Ibyo nibyo bita sciatica cyangwa se uburwayi bw'umugozi. Avuga ko rero atari uburwayi bw'ukuguru ahubwo ari ikibazo cy'uyu mwakura muremure uturuka mu mugongo wo hasi. Niyo mpamvu ngo ushobora kumva ububabare mu kuguru ariko ikibazo kiri mu mugongo. Reka turebere hamwe rero ibimenyetso bya sciatica. Ikimenyetso cya mbere avuga kandi ko kinakomeye ni ububabare bumanuka mu kuguru kumwe. Avuga ko buturuka mu mugongo wo hasi bugaca mu kibuno bugakomeza inyuma y'itako bukagera mu kuguru cyangwa mu kirenge. Aravuga ati akenshi buba mu kuguru kumwe gusa. Ikindi kimenyetso cya kabiri ni ukumva nkaho hari umuriro cyangwa se amashanyarazi ari guca mu kuguru. Abantu benshi baravuga ngo numva nkaho hari amashanyarazi mu kuguru kwanjye, numva hameze nkaho harimo umuriro unyirukamo, numva bagira ngo n'urushinge bari kugenda bantera. Ibyo byose rero muganga asobanura ko ari byo byitwa ububabare buterwa n'umwakura cyangwa se icyo bita nerve pain. Ikindi kimenyetso cya gatatu ni ukunanirwa cyangwa se kubura imbaraga mu kuguru. Avuga ko rero ubwo ubu burwayi bw'umugozi buba bukomeye cyangwa se sciatica bikomeye, kugenda bitangira kugorana, guhagarara igihe kirekire bikababaza, ndetse no kunama umuntu agiye gufata ikintu hasi cyangwa agiye no gufunga rasize inkweto bikamubabaza cyane. Ikindi kimenyetso cya kane ni icyo bita numbness cyangwa se tingling mu rurimi rw'icyongereza. Ni ukuvuga ngo ahangaha wumva ukuguru kutari kumva neza ku buryo ikintu gishobora no kugukoraho ukumva mu by'ukuri ntabwo wumvise neza. Mu by'ukuri uba wumva ukuguru kwawe kurwaye. Ikindi kintu by'umwihariko muganga agarukaho atugiraho inama n'uburyo ki sciatica igira ingaruka ku mibereho ya muntu.
avuga ko iyo sciatica cyangwa se uburwayi bw'umugozi bworoheje, by'umwihariko ugasanga umuntu arakikorera imirimo yiwe, ugasanga birababaza wenda nko mu gihe yunamye, cyangwa se ugasanga ababara iyo aterura ikintu, ariko avuga ko hari n'uburyo ki ushobora kumenya ko ubu burwayi bwawe bwakomeye. Avuga ko kugira ngo ubimenye ari uko kugenda bitangira kukugora, kwicara bikakugora, gusinzira nabyo ugasanga biri kukugora rimwe na rimwe ntibinakunde. Akavuga ko kandi kwambara inkweto nabyo bikubabaza cyane. Abantu bamwe rero baravuga ngo sinshobora no kwicara iminota 10. Ibi nibyo rero muganga avuga ko byerekana yuko wa mwakura wa sciatique wabangamiwe cyane ndetse ugakandamizwa. Ni ryari rero ugomba kujya kwa muganga? Ahangaha muganga Dr. Andrew Bang avuga yuko abakoresha uburyo bwitwa pain scale rating, cyangwa se uburyo bwo kureba igipimo cy'ububabare. Ni ukuvuga ngo ushobora kumenya ububabare bwawe ikigero buriho ukoresheje iyi level cyangwa se iki kigereranyo. Ni ukuvuga ngo ni ukuva kuri 0 kugera ku 10. Ni ukuvuga ngo 0 uyivuga iyo nta bubabare ufite, noneho 5 ukayivuga iyo ufite ububabare burimo hagati cyangwa se buri mu rugero, ukavuga 10 iyo ububabare bukabije cyane. Aha muganga rero Dr. Andrew atubwira yuko niba ububabare buri hagati ya 5 n'10 ukwiriye kureba umuphysiotherapist cyangwa se umuganga ukwegereye. Akavuga ko niba bukabije cyane, udashobora kugenda, udashobora kwicara, udashobora gusinzira, ahangaha biba bisaba ko ugomba guhita ujya kureba umuganga byihutirwa vuba cyane kugira ngo abashe kugufasha. Dore rero ibimenyetso by'akaga Dr. Andrew atwereka, ndetse avuga yuko utagomba no kubyihanganira. Niba ububabare bumanuka mu maguru yombi, ukaba wumva mu by'ukuri ugenda utakaza imbaraga ku buryo bwo hejuru, ikindi kandi ukaba utagishobora kugenzura inkari cyangwa se uburyo wituma, ahangaha ukwiriye guhita ujya kwa muganga ako kanya, kuko bishobora kuba ikibazo gikomeye cy'umugongo. Ikindi kintu muganga Dr. Andrew atubwira ko mu masaha 72 ya mbere burya ububabare bw'uburwayi bw'umugozi cyangwa se bwa sciatique abugitangira, ugomba kwirinda kujya mu mwanya ukubabaza cyangwa se position zibabaza. Urugero tuvuge niba wunamuka babara, ugomba kubyirinda. Icyo ukora cyose ukumva urababara, ugomba kukirinda muri aya masaha 72 ya mbere. Ubwo bivuze ko ari mu minsi 3. Akavuga ko udakwiriye guterura ibintu biremereye. Ikindi nanone atubwira ni uko uticara igihe kirekire. Akatubwira yuko nanone ushobora gushyira nibura ice cyangwa se urubura ku mugongo aho hasi nibura iminota 10 kugera kuri 15. Ni ukuvuga ngo hari udupaki tuba pakinzemo nyine utu tuntu tw'urubura ubukonje nyine, ukaba wadushyira ku mugongo hasi iminota 10 kugera kuri 15. Mu gihe utabibonye ushobora gukoresha nibura utuzi dukonje wadushyize nko mu kantu, ushobora nko kudushyira mu gacupa ukaba wakoza ku mugongo mu minota 10 kugera kuri 15. Ikindi nanone ushobora gukoresha ibinini n'ubundi bigabanya ububabare. Akavuga ko rero niba nyuma y'iminsi 3 bwa bubabare bwawe butagabanutse, ugomba guhita ujya kwa muganga, cyane cyane umuphysiotherapist akakugira inama ndetse bakaguha n'ubuvuzi bwiza. Reka rero twigire ku myitozo 3 ifasha mu kugabanya ububabare bwa sciatica. Uwa mbere bawita piriformis stretch. Uyu ni umwitozo urambura uyu mukaya witwa piriformis uri mu kibuno ukunda cyane kubangamira sciatica. Rero uyu mwakura ni ukuvuga ngo wa sciatica iyo bangamiwe n'uyu mukaya wa piriformis nibwo nyine utangira kumva bwa bubabare bwinshi. Uyu mwitozo rero dore uko ukorwa n'uyu nguyu muri video muri kubibona. Uryamira umugongo, wamara kuryamira umugongo ugahina n'ubundi ivi rimwe, wamara kurihina ugafata ukuguru kwivi ry'ukundi, warangiza ukagushyira ku kundi nkuko muri kubibona, ukajya ukurura ivi riri hasi wegereza ku gituza. Iyo umaze kugera aho ngaho urakurura nyine ukagera wenda wumva utangiye kubabara, ugafata amasegonda 30 kugera kuri 60. No kubara 1 2 3 gukomeza gutyo paka ugeze kuri 30, keretse igihe wenda wumvise ubabaye niho ushobora kugarukiriza aho ubabara, noneho ukarekura ugasa n'usubira hasi, ukongera ukazamura ugakurura. Ibi ngibi nyine bikora inshuro zigeze kuri 5. Uyu ni umwitozo mwiza cyane. Undi mwitozo bawitwa runners lunge. Runners lunge wo ni umwitozo uvura imikaya ituruka hano kunda imanuka igera ku itako.
ni ukuvuga ngo ni ya mika igufasha kuba wahina neza hano mu gihimba cyangwa se ukaba waharambura cyane cyane nk'iyo ugiye kwicara no guhaguruka. Uko rero uyu mwitozo wa runners lunge ukorwa nabyo muri kubibona neza muri video. Ukuvuga ngo uhina ivi rimwe nibura nko kuri dogere 90, bityo ukajya usunika umubiri wawe uwujyana imbereho buhoro. Wamara kubikora neza ugafata amasegonda 30 kugera kuri 60, nabyo ukaza kujya ubisubiramo inshuro 5. Ni ukuvuga ngo ushobora gukora ku kuguru kumwe warangiza ugakora no ku kundi, ariko cyane cyane aho ubabara birumvikana ko ariho ukora cyane. Ushobora kuhakora inshuro 5, wenda ahandi hazima ukahakora inshuro 4 cyangwa 3 kugira ngo naho hatazagendaniraho, kuko tuba dukeneye ko umubiri wawe uringanira haba iburyo ndetse n'ibumoso. Ahangaha nabyo ndakeka bisobanutse. Undi mwitozo bawita cobra stretch. Cobra stretch nawo ni umwitozo mwiza cyane ku bantu bagira uburwayi bw'umugozi cyangwa se ububabare bwa sciatica, by'umwihariko yaturutse ku mugongo. Uko rero uyu mwitozo nawo ukorwa nibyo bigaragara neza muri video. Ni ukuvuga ngo uryama wubitse inda hasi, warangiza ugashyira amaboko hasi, ukajya ugenda uzamura igituza buhoro buhoro, wagera aho wumva by'umwihariko utangiye kubabara ukaguma aho ngaho amasegonda 20 kugera kuri 30. Ibi ngibi wamara kuyafata ukaruhuka ukongera ugasubira hasi ugasubiramo inshuro 6. Uyu nawo ni umwitozo mwiza kandi woroshye cyane. Soza reka nkubwire ko sciatica cyangwa se uburwayi bw'umugozi ari ikibazo gikunze kubaho mu buzima bw'abantu benshi, ariko inkuru nziza ni uko akenshi ivurwa neza cyane na physiotherapy cyangwa se ubugororangingo n'imyitozo. Niba ufite ububabare bumanuka mu kuguru, ukabugira ibinya cyangwa se ukabugiramo nuko gucika intege, ukaba wumva harimo nk'utuntu tukujomba cyane, cyangwa se ugasanga watangiye gutakaza kumva, ugomba gutangira imyitozo guhera uyu munsi. Niba bitagabanutse mu minsi 3 nk'uko muganga yabitubwiye, ugahita ujya kureba umu physiotherapist ku ivuriro cyangwa se ukayeba docteur akabasha kugufasha. Wakoze cyane rero kureba no gukurikira Physio Rwanda. Kugera ku musozo w'iyi video, kanda like niba iyi video igufashije, ukande subscribe, ikindi kandi usangize iyi video undi muntu waba uzi ufite uburwayi bw'umugozi cyangwa se uburwayi bwa sciatica.